Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byamwe kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nukubona kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora, kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose nkizeho, ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe wifitiye smartphone ushaka kode, twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0785 16 utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda gusa twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda gusa twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutware cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye ko twigisha mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tuze tuyikwigishe. Warigishije amategeko y'umuhanda, ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tuze tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo wavuze ishusho y'icyapa bari kuvuga si cyo cyapa ni uruziga, isi cyo cyapa ni mpande eshatu, cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo ibiri itukura ikoza akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Aho umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe kuhinjira. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Murabizi kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukagira urahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Isomo kuri nta kindi ni se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ukibonye imbere yawe aho hantu ugeze, ntiwemerewe kuhagarara umwanya munini, ntiwemerewe kuhagarara umwanya muto. Kikaba kibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kwireba nta kibazo kireke ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kino gice cy'inzira nyabagendwa, iyo uvuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda, kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri. A inzira y'abanyamaguru n'agahanda k'amagare aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, washazwa ngo
A ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisobanuro cya nyacyo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Kino gice ni muri ka gahanda kanyurwamo n'amagare. Iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye, aba ari imirongo yegeranye, nibyo bita ngo imirongo ibiri irabangikanye, aba ari ibiri ariko yegeranye cyane ku buryo imodoka zitatambuka neza. Rero icyo gice kiba kigenewe agahanda k'amagare. Ndizera ko waramutse kuzamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode zirahari, twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya. Waba ukeneye ko twigisha, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, turakwigisha aho waba urose mu gihugu mu buryo bwa online. Murabizi n'inama zisigaye zikorwa mu buryo bwa online. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urabibona muri telefone yawe, tukajya turavugana unabibona aho waba urose mu gihugu. Rero twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tukwigisha n'ugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanwamo gifite. Ese kino cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite cyangwa giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Se ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese kino cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite cyangwa giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kuko kino cyapa kiraburira, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bwa mbere buburira. Kikaba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura. Kuvuga ngo umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura ibyo byose ni kimwe. Ubuso bwera cyangwa kuvuga ngo ubuso bw'umweru ibyo byose ni kimwe, n'ikirango cy'umukara. Ndakeka ko waramutamo rero B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Bagishyiraho akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, noneho waba ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo bakabikubwira, kubera ko amategeko y'umuhanda w'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo aba atandukanye. Murabizi mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo wemerewe guhindura icyerekezo, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura icyerekezo iyo ugeze ahantu hari ibimenyetso bibikwemerera. Ndakeka ko waramutse utamo rero igisobanuro cy'ukuri ari cyo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ugeze hariya haba hari inzira y'abanyamaguru ugasanga barahahagaze ariko ntibatangiye kwambuka, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, kuvuza ihoni. B, kwihangana ugategereza. C, gukomeza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza. Urihangana ugategereza kubera ko hari iyo usanze abanyamaguru bategereje kwambuka, ashobora guhita yihura mu muhanda kubera ko baba baragenewe kuhambukira. Waba utahanganye ngo utegereze ukaba waza ugahita umugonga. Rero urihangana ugategereza bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba. Utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Aho gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro nanditse kuri nta kindi ni de kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hari ukuntu umuntu aba yiviriye mu cyaro atazi n'iby'imikandara ibyo ari byo, akaba yicaye mu kinyabiziga cyawe ukabona aradamaraye nta kwambara umukandara. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhita umwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago kugira ngo awambare, kugira ngo agere aho agera amahoro nta kibazo agize. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bucishiyemo umurongo w'umukara ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B ntihemerewe kuhahagarara. C umuvuduko ntarengwa wemewe mu gihe kuri dore kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cy'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike wa papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ko iso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ni ingenzi ko ubonye ibyapa biri kukugora wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kwireba nta kibazo kirekire ku byapa cyakugora. Wabona hari ikindi kintu kiri kukugora ukacyandika muri comment, ugakanda subscribe hasi kugira ngo ninishyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Urarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoruki no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ese imbere yawe hari romoruki ukurikiranye nayo ikuri imbere, ese no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano ibisubizo bene baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Iyo bavuze ikorosi ni kimwe no kwanga ikoni. B bifasha umuyobozi wa romoruki kukurebera mu ndorerwamo. C ngo bifasha romoruki guhagarara byoroshye mu gihe kuri D bari kutubwira ngo bikurinda umuyaga. Ese no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoruki kuri imbere? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoruki kukurebera mu ndorerwamo. Yabona nk'imbere nta kibazo gihari akaba yahita guha cya kimenyetso kikubwira ngo be wamunyuraho. Nawe iyo wamusatiriye ukamwegera cyane ntabwo akubona. Rero bifasha umuyobozi wa romoruki kukurebera muri retroviseur, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, ariko mu kinyarwanda cyiza nutureba nyuma cyangwa se indorerwamo. Ndakeka ko waramuzamo rero B. Ndizera ko waramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko ukaba ukingirijwe n'imodoka ihagaze, uba wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ango guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza kugira ngo utateza ibyago abandi bagenzi cyangwa se abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha iyo nzira nyabagendwa urimo, cyangwa se bo bakaba baguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Nkwibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Abantu benshi
bakanze subscribe, nta muntu ukora kabiri, ukora rimwe, kubera ko ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, kandi ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Murabizi hari imyaka umwana agiramo agakubagana cyane, ku buryo hari imyaka aba agomba kuba afite kugira ngo yemererwe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga arimo. Iyihe myaka? ngo imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, sega ngo imyaka 7, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yicayeho. Ibyo mubimenye. Mbona ababyeyi ba hano mu mujyi wa Kigali babyubahiriza, wabona babajyanye abana bato ku ishuri ukabona babashyize mu ntebe z'inyuma. Kubera iki? Kubera ko watujuje imyaka 12 kuzamura. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwitwa. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Ngo feri y'urugendo, B feri yo guhagarara, C feri yo gutabara. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Noneho feri birimo iyo nta muyobozi uri ku kinyabiziga aba ari feri yo guhagarara umwanya munini. Ibyo bibazo ni ibibazo bitatu babazaho. Noneho feri ituma imodoka igenda gahoro cyangwa igahagarara ku buryo bwizewe bwa nyabwo kandi bubangutse aba ari feri y'urugendo. Noneho feri yo gutabara nino bakoresha igihe feri itakora neza. Noneho iyo guhagarara umwanya munini ni ya yindi ibirimo nubwo umuyobozi yaba atarimo. Ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko code ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0788351626. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kuna code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka twakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha ukazakora rimwe uhita utsinda. Nabonye hari abantu benshi bavuga ngo buretse manze nkore n'intsindwa nzakugana unyigishe. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Tugane tukwigishe ujye mu kizame wizeye ko ugiye kuzana uruhushya rwawe. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga cyangwa se mu ndimi z'amahanga ari byo mukunda gukoresha, hejuru ya dodani, hejuru y'aka kanunga. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B ikaba ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri nka za velomoteri cyangwa se amagare. C kunyura naho ibumoso birabujijwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A nshobora kunyura ku bindi binyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugera kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndiza gusa cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Hejuru ya dodani kunyuranaho ibumoso biba bibujijwe, ntago byemeye kudepasiriza kuri dodani. Muzabimenye kandi mujye mubyubahiriza. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba kubwira ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uvuga ko nta iso cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko
ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rwahe rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi ugiye kunyuraho ari kuganamo. Ndakeka ko waramutse utamose kunyurana ibumoso birabujijwe. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, mu gihe kuri D bari twubwira ngo metero imwe na santimetero 55. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni B ni santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko waramutse utamo rero B. Ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ndi kubategura amasomo ajyanye n'ibipimo. Nabonye abantu benshi bambwira ngo biri kubagora n'ibintu bijyanye n'intera n'ibintu bijyanye n'amatara. Ukanda subscribe nazabishyiraho ukazahita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Murabizi ikinyabiziga cyose kiba gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe. Ayo matara akaba agomba kuba afite ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye. Mukunda kubona ko amatara menshi aba ateganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ngo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Aho ni kuri D. Hano rero isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Ririya tara ribonesha ku cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma cyangwa aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Ririya tara riba riri kubonesha kuri plaque. Hari irindi tara mubona ribiteganye? Hoya, riba riri ukwaryo, niyo mpamvu iyo ridakurikiza iri tegeko. Ndakeka ko waramutse utamose. Ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona rino tara ry'ibara ritukura ryo guhagarara. Ese iyihe ntera? A metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20 muri iki kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisomo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisomo cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igisomo cy'ukuri ni ikihe? Bavuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro ukabyemera. Wabonera itara muri metero 100 ari ku manywa, izuba riri kuva ku manywa y'ihangu muri metero 20 ari nijoro? Murabizi ushobora kuba uhagaze nk'inyamirambo ukareba hakurya i Remera ukaba wabona itara ririyo kubera ko ari nijoro, ariko ku manywa ntiwabibona. Naho ngo intera yo ku manywa irutiya nijoro, niyo mpamvu nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera
imwe mu izi baduhaye. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni icyo kinyabiziga kiri mu ntera imwe mu izi baduhaye ukaba wabyumva. Murabizi ibinyabiziga hari ukuntu biba bifite ibikoresho by'ihoni bigiye bitandukanye. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni uri mu mubande ugahita ubyumva, hari n'igishobora kuvuza ihoni mwegeranye ntubyumve. Rero bino byo biba bishobora kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana iki: A ngo metero 100, B metero 200, C metero 50, D metero 150. Hano urabona isomo kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cyukuri nta kindi ni C metero 50. Ntabwo iki kinyabiziga cyavuzeho ni kiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Murabizi nka velomoteri yo igira ibikoresho byo ni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ntabwo ngo velomoteri yivugijeho ni muri metero 20 wabyumva. Bino binyabiziga byo biba bifite ibikoresho byo ni byumvikana mu ntera ya metero 50. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kubona ino ni zebra cross, ni inzira z'abanyamaguru, ukahasanga umuyobozi w'ikinyabiziga yahaparitse imbere yayo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga umuturutse inyuma, ese uba waza ukamunyuraho cyangwa uba waza ukamudepasa? Hano ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A ngo yego, mbega ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni. C yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Hano urabona se kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D oya. Usanze umuyobozi w'ikinyabiziga yahagaze imbere y'inzira z'abanyamaguru, ni ukuvuga ngo impamvu yahagaze ni ukubera ko yabonye ko hari abanyamaguru batangiye kwambuka. Ubwo rero ntabwo wowe wituza ngo umudepasa, ahubwo nawe urahagarara abanyamaguru bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa amashusho ameze gutya, atari ibyapa, atari ibimenyetso byo mu mihanda, amashusho ameze gutya. Video yose narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Sasa kuri YouTube channel yanyu yirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. Ushaka kujya mu kizamu ukabona babajije amashusho 5, ukabona babajije amashusho 7. Ni ingenzi ko rero wagenda ukayareba kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mu zindi ndimi z'amahanga mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko. Ni ngombwa kumenya iki? A ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C ngo ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukata ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Ese ugiye kudepasa ikindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya iki? Hari ibyo ugomba kuba wabanza ukamenya. Ibihe? Hano ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ukareba ko umuhanda ubona neza, ese hari intera runaka ndi kurebamo imbere yanjye, ntago ari igihe cy'ibihu cyangwa se ntago ngeze mu ikona, ukabona kunyuranaho. Ikibazo cya 18 kibaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma, kigutirira amatara y'umuriro myatsa, wakora iki? Ese ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kikaguterera amatara y'umuriro myatsa, uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Aho kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B ngo ufata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C ngo merera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Rero igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Emerera icyo kinyabiziga kukutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa, na ambulance itwaye abarwayi, rero akagutera amatara y'urumuri rumyasa. Rero iyo uri kubona imbere nta cyago gihari, wemera icyo kinyabiziga kutambukaho. Niba imbere uri kubona nta cyago gihari,
ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, ukabona imbere ntabwo ari mu ikona, wemera icyo kinyabiziga gutambukaho mu gihe uri kubona imbere nta cyago gihari. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, ese uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? Ko hari igihe tugera tukabona ntucagaguye, hari n'igihe tugera tukabona uracagaguye turi kugenda mu nzira nyabagendwa. None mu gihe ucagaguye ntugomba gukora iki? Ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B kandi ushaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C agomba guhagarika ikinyabiziga mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cyanya cyo bamaze kucyandika papuro iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, no kubera ko uriya murongo ucagaguye. Iyo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye, uba wanyuranaho wakatira ibumoso wahindura icyerekezo. Rero hano baravuze ngo ushaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, biba ngombwa mu gihe ushaka guhindura nk'icyerekezo, mu gihe ushaka gukatira nk'ibumoso, cyangwa se mu gihe ushaka kunyuranaho. Iriya murongo wo hagati urombereje mu muhanda ucagaguye, ibyo byose wabikora. Noneho iyo udacagaguye ubujijwe kuwurenga. Ndakeka ko waramutse utamobe, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ku binyabiziga ari ibyacu tugomba kuvuza amahoni, bari kutubuza kuvuza amahoni hehe? Ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B hafi y'ibitaro. C hafi y'ubuyobozi bwa polisi mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ikinyabiziga warakiguriye ariko bari kukubuza kuvuza amahoni. Ese niye biba bibujijwe kuvuza amahoni? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni B hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima, ukumva hari ukuntu bigenze. Ibaze noneho hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi, biba bibujijwe kuvuza amahoni. Akenshi hakunda ko hari biriya byapa bibuza kuvuza amahoni, biba bifite ishusho y'uruziga, umusenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko nubwo utacyasanga uzamenye ko hafi y'ibitaro ubujijwe kuvuza amahoni. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza. Tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, ukatwandikira kuri WhatsApp tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, dukoresha icyitwa Google Meeting, tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu ukajya urakibona muri telefoni yawe aho waba uri hose mu gihugu tukakwigisha. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubafashe kwiga, tubafashe kubona kode nziza. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa.